Kono kwizera nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishima. Birashoboka ko umuntu abyawe n'Imana yasubira inyuma. Uwiteka mwese umukiranutsi wanjye ni Uwiteka, aramuzi, yaramubyaye. Asubiye inyuma. Hari uwitwa Baramu yari umuntu w'Imana, ariko bigira ubwo yoshyeshwa. Iyi nkunda kubyita iby'ubugoryi ibya kamere, kubera ko yari yarangaye. Akaba azi igisubizo Uwiteka yamuhaye, akakongera gusubira ku mavi. Kugeza n'ubwo yagiye, umumarayika arababara, aje kumureba, indogo bibona marayika, Baramu we ntiyayibona. Bigera ubwo ajya gushyira umuvumo Abisirayeli, ahubwo akabifuriza umugisha. Atanga inama ijitimu y'uko yazana imiziki bakabyina, hazana abantu bambaye ubusa bagasambana. Bigenda gutya ubwoko bw'Imana bubigenza gute? Buracumura. Se Baramu yasubiye inyuma. Uwitwa Samusoni yari umunaziri, ari Uwiteka. Yatsinze Abafilisitiya imyaka 20 uhereye mu bacamanza igice cya 14. Nyina yari yarahawe amategeko ibyo adakwiriye guhereza umwana, ariko umwana yari yarabereye inzobe bigeze ubwo nawe ajya mu tubari, ajya mu bamaraya. Nawe asambana nabo, bigera n'ubwo nyina mubaza mbese iwanyu wabuze y'umwana, ese nk'uko bw'iwacu wabuze y'umugore, aturiye n'unezeza. Abenshi bagendera mu bibanezeza bakirengagiza ibinezeza iki? Imana. Nikira ngo umuntu wakoze iki? Wasubiye inyuma. Noneho n'ubwoko bw'Imana ubwabo. Muri Ezekiyeli igice cya 16 hari titiri ivuga ngo i Yerusalemu hagiranwa n'umugore wabaye maraya. I Yerusalemu hagiranwa n'umugore wabaye. Abo ngabo ubwoko bw'Imana bwabaye maraya. Uwiteka ku murongo wa 15 arabashinja ati, ariko wiringiye ubwiza bwawe maze usambana ubitewe no kogezwa kwawe. Ubusambanyi bwawe ubuha abahisi bose uba uwawe. Nuko wenda mu myambaro yawe kandi weremera insengero zo mu mpinga z'imisozi, uzirimbishisha amabara ataramwe maze uzisambaniramo. Nta bimeze nk'ibyo bizaba ngo bimere bityo. Ahangaha n'itorero Imana yari gushinja ryarangaye niryo rigenza rite? Risubira inyuma. Rero mu byago bwa kabiri arangaye, kuko mu bahirwa n'abandi ijambo ry'Imana rivuga yuko ab'umwuka bakwiriye kuguma ari ab'umwuka buri munsi, nk'uko babidusomeye. Ari umuntu ugenzura ibyanditswe byera buri mu gitondo, ndetse na bugorobye akaza kwisuzuma areba uko urugamba rwagenze, aho yatsinzwe kwicisha bugufi, ndetse akongera kumbura ibyanditswe byera Uwiteka, akongera akamwohereza amasezerano, akajya ku mavi, akajya kuruhuka yongeye kuganira n'Uwiteka. Rero uwabyawe bwa kabiri arangaye, birashoboka ko yasubira inyuma. Nabaje nti ese umuntu wabyawe bwa kabiri twabonye yuko haba hari umuntu w'umwuka. Ese uyu muntu yendeye ku masomo twasomye abasha ku muntu wa kamere, umuntu wabyawe n'umwuka akagira amahoro y'umutima nk'uko byanditswe yaba umuntu wa kamere? Ibyo nari kubaza. Tureba amagambo ari muri Yohana igice cya 3, bakadusaba ko umurongo wa 5 wonyine hejuru batubwira ngo ibyanditswe byose. Umurongo wa 5 Yesu aramusubiza ati, ni ukuri n'ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Bivuze ngo birashoboka cyane yuko umuntu ashobora kubyarwa bwa kabiri agasubira mu mirimo ya kamere, ariko icyo gihe aba yarabyawe n'amazi gusa. Nk'uko ashobora no kuba yarabyawe n'umwuka, ariko batubwiye yuko umwuka ashobora kukuzaho ariko utemeye kugendera munsi y'ububasha bwe. Muri icyo gihe ntabwo ushobora gukora ibyo umwuka ashaka, muri icyo gihe ukora ibyo kamere yawe ishaka. Batubwiye mu Bagalatiya, reka mbona aho twasubire, Abagalatiya 5 duhere ku murongo wa 16. Ndavuga nti
muyobozwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga. Bivuge ngo iyo utagendeye munsi y'ubwo bushobozi bwa mwuka wera, byanze bikunze ukora ibyo kamere igira gute irarikira. Kandi ntibivuze yuko wabyawe bwa kabiri n'amazi n'iki n'umwuka, ahubwo bibaho kubyarwa ariko nuwarangiza ntukore ibyo umwuka agira gute akeneye. Atubwira ngo kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka muba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara. Hano bari kutubwira imirimo ya kamere igaragara, ndetse no hepfo batubwira imirimo, imbuto z'umwuka nazo izarizo. Bivuge ngo iyo wabyawe ushobora kubyarwa n'umwuka, ariko warangiza ukaza kuyoborwa nawe ukaba ugitukana, ukaba ugikora iby'isi n'inki, ukaba ukivuga ibiganiro bibi nangwa se ujya mu bintu bibi. Muri icyo gihe uba ukiri uwande wa kamere, ubikora ibyo kamere yawe irarikira. Ariko iyo wabyawe n'umwuka nk'uko hano babivuze ku murongo wa 22 gukomeza, imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ingeso nziza, ni ubukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Bimeze bityo nta mategeko abihana. Bivuge ngo iyo wamaze kubyarwa n'umwuka ukemera kuyoborwa nawe, ukora ibyo kamere yanga, ari byo kugira neza, mbese ukora ibihabanye n'ibyo kamere yawe yifuza. Nimba kamere yawe iri kukurarikira kuvuga ibintu bibi, wowe uvuga ibintu byiza. Nimba kamere yawe iri kukurarikira gukora ibintu bibi, wowe ukora ibintu byiza. Mbese ukora kontrere y'imbusane. Rero bivuze ngo ahangaha umuntu wabyawe n'umwuka ashobora gukora ibintu bya kamere bitewe n'uko yanze kuyoborwa n'uwo mwuka wera. Sashimwe mubivuze neza cyane, ntabwo ndibuze gusoma kubera ko amasomo menshi mwayakozeho, ahubwo nyine ndashaka gusoma titire gusa yo muri kino gice cya kabiri, kino gice cya gatatu cy'urwambere rw'Abakorinto. Avuga ngo kamere y'Abakorinto ibavutsa kwigishwa ibikomeye. Kamere y'Abakorinto ibavutsa kwigishwa ibikomeye. Pawulo ntabwo yari agiye kubigisha ari abantu batahindutse, ahubwo bari barahindutse. Noneho bya bindi mwagiye mugaruka kubera uburangare no kutita ku cyo bagomba kugenderaho, harimo kwiga ibyanditswe byera, gusenga, kuzirikana ngo inshuro nyinshi ngo basobanukirwe uko bateye, bamenye n'ibyo bagomba gukora, nta handi hantu byabashyize. Byaragiye bashyira ahantu ku buryo iki Pawulo yabarebaga akabona bahora ari impinja. Nta kubera icyo mudakura. Muribuka ari kwigisha Abagalatiya akavuga ati niko mw'Abagalatiya b'abapfapfa, abantu bitaga abapfapfa bari barahindutse, mwabonye Yesu Kristo nk'ubambwe. Ni nk'akabwira ati kuko mwabyawe bwa kabiri byararangiye cyangwa mwize izindi nyigisho. Aravuga ngo n'ubu ahubwo si ubutumwa, ahubwo ni iki? Ni ukuvuga ngo yabarebaga nyine, ni ukuvuga ngo dukeneye kuzamura intekerezo zacu kugera ku rwego twibaza ngo mbese Kristo aramutse ari kumwe natwe yavuga ati imyaka sima wamaze mu gakiza naha yari akwiriye kuba ari. Kubera iyo mpamvu hari igihe Kristo akwitegereza agasanga hari urwego wagombye kuba uriho. Oya, reka tubivugeho muri ubu buryo. Muri kubona iminsi tumaze twiga duterana, sibyo? Niba nta hantu birakugeza pe, ukaba wumva usa n'uzenguruka ku ruziga, niko nyambyita. Umuntu wizenguruka uruziga nta hantu hagati haba hahari ku buryo uri bugende gutyo ugahita ugeramo hagati ugakomeza gutyo. Oya, uhora uzenguruka. Rero ibi ngibi bimeze nk'umuntu nyine, ni umuntu udakura. Niba rero ahantu twatangiriye tugiye kumara imyaka 3 turi gusenga, twiga ibyanditswe byera buri mugoroba, dushakisha ukuntu turebe ko twakura, twibaze ngo mbese Kristo aramutse ashaka kubwira ati ariko sime imyaka 2 yose irangiye muterana buri ku isabato, ni urwego wagombye kuba uriho. Nanezezwa n'urwo rwego ndiho cyangwa navuga ati Yesu nararangaye? Kuko hano Pawulo nyine iyo Kristo aramutse aje akatuzanira impamvu ihwanye n'igihe tumaze,
agasanga ntabwo ibitekerezo byacu biri kubyakira, tugerwaho n'ibyo abakorinto bahuye nabyo. Ni ukuvuga ngo Pawulo yarabitegereje asanga nubwo bamaze igihe kirekire biga, arabareba aravuga ati rero ntabwo bakwiriye guhabwa ibikomeye, ahubwo bakwiriye gukomeza kuramizwa amata nk'impinja. Bivukije ibyiza bagombaga kubona atari uko bitari bihari, ahubwo kubera ko batiteguye kugenza gute, batiteguye kubyakira. Murebe mu Baheburayo naho, muri mu Baheburayo igice cya kangahe, igice cya 5. Bara ni Abakorinto igice cya 5, Abaheburayo igice cya 5, murebe ku murongo wa 11. Hejuru yamaze kuvuga ibya Melikisedeki, yamaze kuvuga iby'umutambyi mukuru utandukanye n'abandi batambyi ari we Yesu Kristo. Igice cya 5 ku murongo wa 11, aho ho ndaza kuhasoma. Ho haranditse ngo murebe titre yaho, naho mubanze murebe no hano haraba ngo igice cya 6 na 7. Igice cya 6 n'uko yes, ni igice cya 6. No mubanze murebe igice cya 5 ku murongo wa 11. Ngabo havuga ngo iki? Mu 11 handitswe ngo tumufiteho byinshi byo kuvugwa. Uwo ninde? Kristo. Tumufiteho byinshi byo kuvugwa. Kandi biruhije gusobanura. Kuko mwabaye ibihuri. Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha. Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha. Ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga. Umva buretse gato. Mwari mukwiriye kuba abigisha kubera iyo mpamvu. Ntabwo ari Imana kuko mumaze igihe kirekire mugenza gute? Mwiga none bimeze gute? Dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere. Mukwiriye kongera namwe kwigishwa iby'ishingiro rya mbere bya bindi mwatangiriyeho, nibyo mukwiriye kongera kwigishwa. Ibyo byavuzwe n'Imana. Kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata. Kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata. Aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Aba ngabo nabo barabivutse, bavutse iby'umugisha. Bari bageze ku rwego rwo guhabwa ibintu bikomeye bibakomeza, ariko baracyakeneye amata. Ubwo ari abatani n'aba Bakorinto twari tumaze kubona. Hepfo ari kuvuga ngo dukomeze kubona umurongo. Komeza twumve ko navuga. 13 kuko unywa amata abataraca kenge. Kuko umuntu unywa amata abataraca kenge mu by'ijambo ryo gukiranuka. Kuko akiri iki? Ariko bibaze kumara imyaka 15 utarashobora guhaguruka ngo ugende. Uyu mubyeyi bara nta afite agahinda. Uzikuramizwa amata umaze imyaka ingana gutya. Uyu mubyeyi yanezezwa no kubona umwana yakuze yakambakambye kujya afata agakona kikubita ariko kongera agahaguruka. Ntabwo umubyeyi yumva bimuteje ikibazo. Ejo bundi akajyana akajerekani akazana amazi atuzuye gake gake kugeza igihe azakuzuriza agaterwa n'ijerekani akavuga ati okay nakujije. Nibyo binezeza umubyeyi. None Abakorinto twababonye bivukije ibikomeye Imana yashaka kubahereza kubera kudakura. None Abayibura nabo barabwiwe ngo kubera kudakura kwanyu mwabaye ingwingiri, mwabaye nk'ibihuri, mukeneye kongera kuramizwa amata, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hepfo haravuze ngo undi murongo 14. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge. Ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge. Kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'iki. Bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Reka twongere tugaruke kuri iki kintu. Nitwe turi kureba hano ko nitwe turaha. Mu by'ukuri ntabwo nzi ko nshobora kubibasobanurira. Ariko nujya ubona we kwisuzumira hirya. Nujya ubona utangiye kuri uyu munsi ukabara icyumweru. Ukabona icyumweru wajya kwisuzuma mu cyumweru cyose ugasanga uri kugendera ku ruziga. Ntushaka kujya upfuka imbere y'Imana uharirire. Kuko rwose ni uguteza Imana agahinda, nta kindi kintu urimo gukora. Bibabaza Imana ku rwego mudashobora kubyumvamo. Zenguruka ku ruziga. Nibyo byabaye ku Bayisiraheli mu Egiputa. Bageze mu butayu bakajya bahaguruka ati noneho turagiye. Niba mubyibuka neza bigeze kubwira Imana ngo ntidushaka kugenda. Imana imaze kubabwira ati ntago muzagenda. Namushaka gutera ahubwo bahaguruka Mose atabizi bafata umwanya wo kujya baravuga ati none dutegura urugamba tujye mu ntambara. Mose yarababwiye barabyanga. None Mose arababwiye ati rero Imana yavuze ngo ntimuzava aha. Nabo bahita bavuga ati rero rwose ahubwo tugende. Mwumvise ukuntu ikintu kigaragaza umuntu utari gukura. Noneho rero reka rero bikorera urugendo rwo ku ruziga. Yavuga ati turahagurutse. So bageze ngo iryo tsinda Mose yabaga ririmo. Ntabwo bishoboka.
Mose yari yaravuganye n'Imana kandi yaretse ko ibyo Imana yavuze idashobora kugenza gute kwihindura, kuko bari baragomye imitima yabo yari inangiye. Rero bakoraga urugendo bari bonyine, kajya bagenda bakazenguruka bajya kwisanga bakisanga ahandi batangiriye. Ubwo ntekereza ko Yosuwa na Kalebu na Mose babaga bisigariye aho ngaho kuko bari bazi amakuru. Noneho usibye ko ibyo byabaye cyane cyane Mose imyaka 40 bayigenda kongera bakigarukira bakisanga aha 40 yose. Noneho bishatse kuvuga iki? Nta yindi mpamvu yabiteye, nuko ntago bashatse gukura. Ikintu bita kwivutsa amahirwe y'ibyo wagombye kuba ufite kubera ko warangaye, atari uko ushaka kuguhereza ashaka kuguhereza, ahubwo kubera ko nge narangaye ninge bigiraho ingaruka, niwe bigiraho ingaruka. Niyo mpamvu icyumweru kirahagije kugira ngo Simoni yisuzume menye ngo ese urugendo nakoze muri iki cyumweru man mbabari mfashe kwisuzuma, ari aho navuye hari aho nageze. None nujya gusuzuma ukwezi bizaba biri kugaragara rwose. Dukomeze turamezwe ibyo kurya bimeze nk'iby'impinja. Iki gice cya 6 kiravuga ngo Abaheburayo bihanangirizwa gukuza iki amajyambere. Hejuru bamaze kubwira ukuntu babaye ingwingiri, ukuntu byapfuye, hagati none nimukuze iki, nimukuze amajyambere. None dusomeho imirongo mike ya mitensoza. Cya 6 n'umwambere icyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo. Umva Pawulo aravuga ati rero ntago tuzakomeza guhora tubigisha uko umunyabyaha yiyunga n'Imana, ahubwo dukwiriye gukura tukajya mbere. Ahubwo tukamenya ngo uwamaze kwiyunga n'Imana akwiriye kubaho ate, sibyo? Mu byambere bya Kristo tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa. Dukwiriye kwigira imbere tukagera aho tugomba gutunganyirizwa. Nitwa bya kamere twa turimo kuvuga. Yes, ya masomo dusomeye yerekeranye na Pawulo ibyo yavugaga. Ruriya rugamba yarari kurwana kuriya ntago ari rwa rugamba yarari kurwana ari gucyaha Abakorinto. Hariye nawe inzira nibwo yarakitangira. Havuga ati cyaha gukora ibyiza ariko bikagenza gute bikantanya imbere, nawe nibwo yaragitangira. Ariko none hamaze gufatisha arabirinduka arabwira ati none murakomeza ko mu bya kamere kandi muraba umwuka. None se gute muraba niba mukigira ngo ndabundo wa Apolo ndakabando wa Paulo, gusa nihe mutaraba kamere mwitwa mwarabyaba ari bigaragara. Bivuze ngo Paulo ruri rwego rw'ucyaha abagenzi be harawe yaramaze kugenza gute kugira nshuti zanjye. Nidukure duharira abana bakomeze baba abana nabo tubarere bagenze gute bakore ko twe twabanje kugenza gute tubanze dukure subire kumvikana. Soma iyo mirongo nkingahe. Twe kongera gushyiraho urufatiro bwa kabiri ariko kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Tujye tuza hano twongere twigisha abantu ko badakwiriye kuvuga ibintu by'ubupfapfa. Ntabwo mukwiye kujya muvuga amagambo atari ibintu, ni ibintu dukwiriye kugira ahantu tugarukiriza. Ko twongere dushyireho urufatiro rw'uko abantu bihana ko ibyo bagomba kureka. Oya, urugero tugezeho tugomba kwiga ibyanditswe byera tugakura kugira ngo tubone uko turera n'iki n'abandi bya bindi umwigisha yagarutseho. Cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurangirwaho ibiganza no kuzuka ko bapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora. Yewe Imana nibishaka tuzageza gute? Siko byari bikwiriye, ntabwo binejeje, nta nubwo twe dukwiriye kubigarukaho, ariko Imana nibidutegeka tuzagenda gute? Tuzabikora, ariko twe dukwiriye kuva ku ntambwe imwe tukajya ku yindi. Kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru bakagabana ku mwuka wera bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza maze bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane. Nashaka kubugarukiye bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu aze ibintu byatangiye kukuvanga Imana izabikurinde, cyangwa ngiye ibintu byatangiye kumvanga cyangwa undi muntu wese uri hano maze umuntu agatangira kukubwira ko umunyabyaha yunga n'Imana, ni ikintu kigoranye cyane. Ntabwo ari ibintu bishobora kumvikana. Kubera iyo mpamvu, iyo ufashe ukamara mu bintu imyaka myinshi uba wumva kubizi,
kandi koko uba ufite igice kinini ugenje gute usobanukiwe. Niyo mpamvu nifuza gutanga ubutumwa ku bantu tubana muri iyi group, ni mukure. Ntabwo muri bukure ku ngufu, ahubwo Kristo ashaka kugenza gute, ashaka kudukuza, ashaka kutuvana ku rugero rumwe akatujyana ku rundi. Wa mwuka wera tumaze kwiga, kuko ni nacyo yatangiwe, azaduha ubwenge, azagera gute. Nibitagenda bityo tuzajya tuza twirepete, twige dutahe, twige dutahe, none ibintu dusigare twabimenyereye ari ibintu bigenje gute. Kandi ntabwo bizagira ingaruka kuri Kristo, ahubwo nitwe bizagiraho ingaruka. Nuvuga kubera ko tuzaba tutakuze, mwe tuzatwumva twumve n'ibintu bizwi, umuntu najya kwigisha twari bya bindi Adeline agiye kuva kuri ibi, uyu muntu agiye kuvuga kuri ibi, noneho twibere ubwo ni rwa ruziga ndimo kubabwira. Ariko iyo twamashije avuga ati Mana mfasha kugira ngo buri munsi ngire intambwe ntera, Imana izadufasha. Kandi aho tuzajya tuba duhagaze, nzajya numva mfite umwenda wo kureba nanjye mugenzi wanjye ukiri hirya harenze ahandi narindi. Ubundi niko twisuzuma, kavuga ati Mana ungiriye neza ngeze ahantu nta wundi muntu. Kuko Yesu yarandikisha aravuga ngo kuri buri rwego umuntu wese ariho hari umuntu ukeneye ubufasha bwe. None nkajya nisuzuma nkavuga nti ko ngize umugisha nkaba nzi gusenga icyo ari cyo, nubwo ntaramenya ibintu byinshi birenze, aho nkaba nzi no gusoma umurongo nkawusobanura, nta muntu uri hanyuma yanjye, kuko nanjye hari aho nari ngenje gute. Imana ukayibwira ati nyigisha, nyobora, nanjye nkiri kino nkwire gukora. Ajya gusaba ugasanga hari umuntu wari ugutegereje, nawe ukamukurura, numugezaho aho uri uzaba ukoze umurimo ugomba gukora. Nawe azasigara n'umwenda wo kugira ngo ajye kureba undi amugezaho agenda gute. Nuko umurimo tuwukora, kandi ugasanga turi kugenda bidukuza kubera ko natwe twatanze igihe. Ariko iyo tugumya ahantu hamwe, hari ibyo twivutsa kandi Imana ashaka kubiduhereza. Imana dushoboze mu izina rya Yesu. Umwuka wera tumwakire, kuko Yesu yarabyivugiye mu ijambo rye, aravuga ati ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ubwo iryo jambo iyo turyakiriye tukaritekerezaho kenshi, niko umwuka w'Imana agenda yuzura muri twebwe, kuko umwuka w'Imana ajyana n'ijambo. Ntabwo umwuka w'Imana ari ikintu cy'icyuka gutya gusa ngo umwuka w'Imana yanyoboye, ariko mbese yanyoboye ngo gukora kino, nyamara ukanga ijambo ry'Imana, icyo ijambo ry'Imana ryavuze. Oya, ahubwo umwuka w'Imana korana n'ijambo rya Kristo. Nimba koko iryo jambo ry'Imana turyiga buri munsi uko bwije nuko bukeye, niko na wa mwuka ukorera muri iryo jambo uzajya utuyobora. Mu gitabo cy'uburezi icyigisho kivuga ngo kwiga no kwigisha, ijambo kwiga no kwigisha ni uko cyitwa. Hari amagambo bavuze ngo umwuka ngo tugomba kubeshaho n'uwo mwuka waryandikishije. Nimba twiga ijambo ry'Imana tugomba kubeshwaho n'uwo mwuka waryandikishije, kandi icyo iryo jambo